Nubwo inkeri ari imbuto zitamenyerewe cyane guhingwa mu Rwanda, dore ko ahenshi mu byaro usanga zera mu bihuru, ariko burya n'imbuto zihingwa ndetse zikavamo ibintu byiza kandi byinshi birimo konfitire ndetse n'imitobe n'ibindi. Muri ikiganiro cya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi turarebera hamwe uburyo imbuto z'inkeri zitunganywa mu buryo bwiza hagamijwe kuzikoresha mu buhinzi bw'umwuga butanga umusaruro utubutse. Ikaze muri ikiganiro, muri kumwe nanjye Eric Shaba. Umushinga wa FEM Africa ukorera ibikorwa byawo muri laboratoire y'Irubona no mu mbuto batunganya harimo inkeri. Reka turebe inzira zinyuramo mu buhanga buhanitse ahabyazwamo imbuto zitubutse kandi zimeze neza. Tugiye kubereka uburyo duhinga inkeri muri laboratoire kugira ngo inkeri zacu zijye zera neza, imbuto nziza zidahuye n'indwara. Inkeri uyikura mu murima ukayizana ukayibika muri ubu butaka kugira ngo nyine uzabone kuyifashisha ugiye kuyitunganya muri laboratoire. Uraza ukayikuramo mu butaka neza witonze. Urabona ko nyikuyemo, nyine ngiye gutangira kuyitunganya kugira ngo nzabone kuyikoreramo hariya muri labo nyihinge nyine nk'uko bisanzwe. Ndaza nkayikuraho utu tubabi buhoro buhoro nitonze kugira ngo mbone aka gatima k'imbere. Aka gatima k'imbere niko nkoresha muri labo ndi kuyitera. Nkuraho nifashishije aka kabisuri. Ni akantu twifashisha turi gukuraho ibi bibabi kugira ngo tuyitunganye neza muri labo. Ngenda nkuraho buhoro buhoro nitonze kugira ngo nsigarane ka gatima k'imbere. Noneho ndakatira hano hejuru nkure hano mababi. Namaze gutunganya inkeri yanjye neza, ngiye kuyoza hano hanze. Tugira uburyo tuyozamo hano hanze, tukagira n'uburyo tuyozamo muri labo. Hano hanze nyoza mu mazi inshuro 3. Inshuro ya mbere nkoresha isabune, ari byo ngiye gukora. Shyiramo isabune, nkashyiramo agatonyanga kamwe k'isabune y'amazi. Nkashyiramo amazi inshuro ya mbere, nkakoza neza. Nkoza inshuro ya kabiri kugira ngo menye neza nimba ya sabune yashizemo. Noneho nkoza inshuro ya gatatu ariyo ya nyuma. Noneho ngiye kujyana muri labo, ibindi ndabitunganyiriza mu nzu. Ndayipfundikira neza nakajyana kameze gutya. Inkeri yacu tuyikuye hanze tuyizanye muri labo. Tugiye kuyoza neza. Uko tuyoza muri labo, ya mazi wayakuyemo hanze urabanza ukayamena, ugashyiramo andi mazi, ugashyiramo isabune, ukayoza. Iyo urangije kuyoza wifashisha aka kantu kameze nka supaneti, ukayifunika neza. Hanyuma ukagatereka ku mazi, ugafungura amazi akagumya ajyamo gutya, bikamara isaha yose. Amazi ari kujyamo gutya. Ibi ni ukugira ngo tumenye neza ko nibura ya myanda cyangwa se amabakteriya aba ari hasi, dusa nkaho twatangiye gusteriliza ya nkeri yacu. Ni nko kuba wayoza neza kugira ngo ya mabakteriya nibura tugerageze kuyamaramo. Nyuma y'isaha nkuramo ya mazi, hanyuma nkagapfundikira neza. Hanyuma nkajya kubitunganyiriza mu cyumba cyabugenewe muri laminar flow. Ya nkeri yacu tuyikuye hariya ku mazi, twayizanye hano muri labo, dutangiye kuyikora. Tugiye gusteriliza cyangwa se kwica microbe kuko iyo twayikuye hanze ntago tuba tuzi neza yuko ya mikorobe itarimo, akaba ari byo tugiye gukora nyine
twifashishije jike, uyu muti nyine dukoresha turi kwica za mikorobe. Agiye kuyifungura, ni ukuvuga ngo akoresha 90%. 90% y'iyi jike. Ubu niyo arimo gufungura yifashishije amazi ari distress sterile. Ni icyuma gifata amazi kikayatunganya ku buryo nyine gikuramo amamikrobe. Ayo mazi asigaye akaba ariyo bafata bakayajyana muri autoclave, aho byagenewe gutunganyiriza ayo mazi cyangwa se kuyateka, akayazana akaba ariyo yifashisha akoresha hano nyine ari gutunganya ya strawberry ya nkeri yacu. Abanje gushyiramo ya mazi nababwiye ari distress sterile cyangwa se atetse, arayogeje ya nkeri yacu, yogeje inshuro imwe, hanyuma ashyizemo ya jike, wa muti nababwiraga arimo arasteriliza ya nkeri, ari gukuramo ya mikrobe. Hanyuma arahita yifashisha uriya muti bita ni isabune, ni nk'isabune bayita Twin 20, nayo tuyifashisha turi gusteriliza. Hanyuma ashyiramo akadomo kamwe k'isabune, arakomeza aravanga nk'uko mubibona. Turagira ngo tuyisterilize nyine za mikorobe zishiremo neza, noneho tuzayikore twizeye ko nta mikorobe zirimo. Yunyuguje inshuro 3 na y'amazi nababwiye ari distress sterile. Ni ukuvuga ngo dufite imashini yitwa distillateur itunganya ayo mazi, hanyuma igakuramo imyunyu iba ari muri ayo mazi. Ayo mazi asigaye niyo dukoresha hano tuyifashisha turi koza ya nkeri yacu. Arabirangije, noneho agiye kuyitera. Afata urupapuro, agafata ya nkeri akayikuramo, akayishyira kuri rwa rupapuro. Arimo aragenda akuraho utuntu tumeze nk'utwoya tuba ku nkeri, kuko akeka ko dushobora kuba turimo ayo mamikorobe atashizeho neza. Akadukuraho neza yitonze, atayikomeretsa kuri ka gatima k'imbere babwiye hanze dutera. Yarangiza akayitera muri miriye. Iyi miriye ubona twe tuyifata nk'ubutaka. Ni ubutaka tuba twakoze twifashishije imiti dukoresha kugira ngo dutegure ya miriye. Yarangiza ya nkeri tukayijyana mu cyumba cyabugenewe aho tuyibika kugira ngo izakuriremo neza. Urayizana muri aka gakombe kabugenewe, ukayitereka ku rumuri. Ahangaha niho izakurira, hazashira ibyumweru 2. Ibyumweru 2 nibimara gushira tuyisubizemo hariya, twongere tuyitunganye neza. Izaba yaragiye ibyara utundi hano ku ruhande, igenda ibyara. Murayibona hano ya nkeri yacu yaragiye irakura irabyara. Uduce twagiye dukuraho uko yabyaye twagiye tuzitera mu yindi miriye. Imara ibyumweru 4, ikaba ari multiplication ya mbere. Nyuma y'ibyumweru 4 tukongera tukayitunganya, tugakuraho twa tundi twagiye tubyaraho, tukongera tugenda tudutera muri miriye kamwe kamwe, natwo tukabyara, natwo tukabyara. Hanyuma byamara kugera kuri multiplication ya 5, tukayishyira muri miriye ya rooting, ari iyi ngiyi ituma izana n'imizi. Akaba ari ho tuyisohora tuyijyana hanze. Aha niho igeze ku nshuro ya nyuma kuri miriye ya rooting, ariyo duteramo ikazanamo imizi. Imbuto z'inkeri zatunganyirijwe muri laboratoire y'Irubona zitazerekezwa i Rwamagana, aho nanone bazifata neza kugira ngo zizajye mu murima zibashije. Nibyo tugiye kubwirwa na Mugema Valence, ni umukozi wa Femme Africa, nkaba nkorera hano i Rwamagana. Hanyuma inkeri iyo zivuye hariya muri laboratoire, ngira ngo ziba zitari zafata neza ubuzima bwo mu murima, ubwo hakurikira hiki. Iyo zivuye muri laboratoire tuzizana hano Rwamagana, hanyuma ndakwerekeraho aha. Izi ngizi ni inkeri
zigeze igihe cyo kujyanwa guhingwa mu murima. Ubu ngubu ziba zitegereje umuturage kugira ngo cyangwa se umuhinzi cyangwa se natwe ubwacu kugira ngo tuzijyane mu murima, kuko tugira imirima twerekeraho abaturage uko bazihinga, uko bagomba kubikora mu murima wabo. Hanyuma izi nkeri uko zireba hano zigera aha ngaha muri greenhouse zikahamara nibura iminsi mike, yazagombye kuhamara nibura ibyumweru 2 cyangwa se no kurengaho zitegereje umuhinzi kugira ngo azitware. Hanyuma ubwo ngubwo iyo zigeze aha ngaha noneho hano muri greenhouse aha ngaha i Rwamagana, niki kuki zitava muri laboratoire zitazijye mu murima? Hano niki hazifasha? Zivuye muri laboratoire hari igice kimwe ziba zitari zagira, ntiziba zari zakamenyera kuba mu butaka, nta nubwo ziba zari zakamenyera kuba ku musozi nk'uku ikirere. Aha muri greenhouse niho ziba zitegereje umuhinzi, ziba zije kureba, kumenyera imvura, kumenyera ubutaka, izuba, mbega ngo zigire oxygene. Hanyuma rero ziva aha ngaha aribwo tuzijyana tujya kuziha umuhinzi. Urabona aha ngaha ziba ziri mu butaka bwiza, kandi nta burwayi na buke uko wabibonye muri laboratoire, nta burwayi na buke izi nkeri ziba zifite. Iyo tuzihaye umuhinzi tuba tuzi ko niba yajyanye strawberry 50 azazisarura zose nta rupfuye, kuko natwe ubwacu turamukurikirana kugira ngo azagire inyungu akura muri wa murima we yahinze wa strawberry. Tuzivanye muri greenhouse hari yaho zikurira zitegereje umuhinzi, tuzizana hano mu murima. Urabibona uko nabikweretse kare, aha ngaha ukuramo urubuto ukaruzana, mfasha, hanyuma urugejeje hano urabona ruri muri aka kantu k'aga plastique. Aha ngaha ntabwo aka kantu gaterana naho, ni nkuko zajya muri ka gasashe dukoresha mu nsina cyangwa mu kindi gihingwa mu binyomoro n'ahandi. Urabona ko ari imizi iriho, gafite imizi neza, gafite itaka ryako, ntigashobora gupfa rwose kuko kamaze ku hanyuma icyobo uragitunganya, wamara kugitunganya neza ukazana rwa rubuto ukaruteramo. Hagati y'urubuto n'urundi hajyamo santimetero 30 kugira ngo mbega, kuko inkeri iyo zimaze gukura zisa nkaho zegeranye. Noneho ikindi kiza cy'inkeri, kuko urumva zigira imbuto, kandi imbuto zazo ziba zifite isukari. Noneho rero ubwo rero zikundwa n'udusimba n'utundi tuntu nk'utwo ngutwo. Noneho bisaba kuzisasira kugira ngo niziramuka zinagize ikibazo cyuko zatewe n'utwo dusimba, ariko zo kuba ziri hasi ubona uburyo hanaho ni 30 ugashyira. Ikindi nanone akarima kawe kagomba kuba gafumbiye neza. Strawberry ntizigomba ibitaka byinshi, ushobora kuba uzifite mu kavaze, mu ivaze ugahingamo strawberry niyo zaba ari 2 zikera kandi ukazisarura utiriwe ujya mu murima bisanzwe. Abahinga muri greenhouse bahinga ku ma etageri, ku duta etageri. Aka etageri gafite itaka, urabona nk'umureko, akantu kagana n'umureko rwose, umureko w'inzu. Ushobora kugashyiramo umucanga n'itaka, warangiza ugahingamo strawberry, ugakora ama etageri muri greenhouse, ukeza strawberry zitagira ingano kandi nziza zitariho umwanda rwose. Umurima wawe ukaba ari uwo nguwo, kandi ukeza ukabona umusaruro. Nguko uko duhinga strawberry, kandi nguko uko strawberry zikunzwe rwose. Ni igihingwa kibereye buri wese, kandi kitagomba imbaraga nyinshi n'umwanya ngo uziteho umwanya, nta mwanya rwose zitwara. Ni igihingwa kibereye buri muntu wari we wese. Tuvuye kuri kariya karima nakwerekaga aho twaziteraga, ndashaka kwerekera noneho kuri izi ngizi zimaze gukura. Izi zimaze kugira, ziri ku mezi 2 n'igice, zimaze gutangira kuzana ururabyo. Urabibona ubu ntiturazitangira kuzisarura kuko nibwo zitangiye kuzana ururabyo no kuzana utubuto dutoya. Ubu rero urabona ko zisa nkaho ziba zatangiye gufatana. Aha rero icyo umuhinzi akora, anyuramo yufira, atandukanya, anashyiramo utwatsi kugira ngo azisasire zo kuzana ibibazo, mbega zo kuribwa n'inyamaswa. Nk'aha ngaho urayibona ko yari itangiye gushya, yari yahiye, izindi hano ku ruhande. None ihiye mbere kuko ingeri yari yakuze mbere, inyamaswa mbega imbeba iki ziratangira zikaza kuzirya. Niyo mpamvu ubona yabaye itya, umuntu aba akwiye kuyikuraho. Ubundi rero strawberry zera ziba nini, ubu urabona ko yangiritse ariko ziba nini. Noneho izi ngizi rero ubu ukwiye gusasira aha ku ruhande, ukayizirambikaho kugira ngo zibe zigaragara zo no kongera kuribwa.
ikindi impamvu ziba ijuri gutya rero zikaba zafatanye, strawberry iyo imaze gukura izana irarandakwa, niko numva nabikubwira, igira amababi maremare ubundi ikaranda, zikaranda zikajya hepfo no haruguru, urabona uko nazikwerekaga, igira gutya ikazana umutwe wayo, yarangiza ikazana ishami nk'aka gashami kanga kureba kagiye, urakabona uko kameze, noneho urabona iyi ngiyi, ubu ngize gutya nkayikuramo, reka nguhe nk'urugero, urabona uko imeze aha ngaha, noneho uyu mugozi uyu wavuye ku yindi strawberry hirya hariya, uzanira ishami, ugeze hano ugeze kuri uyu mutwe waha uzana imizi, kuko kaba karambitse hasi, hameraho indi strawberry, iya strawberry yaha irongera ishorera rya shami, igeze hano irongera ishinga, kandi izana indi mizi ku mutwe aha, izana indi strawberry nanone. Niyo mpamvu zigenda zarabaye gutya. Umuhinzi rero iyo yajyanye iwe, ushobora gufata ya indi wahinze mbere, urabona iri shami ryavuye kuri ya indi ya mbere, ugakata aha, ugakata na hano, ako kakimura ukagenda ukagatera ahandi, kuko ari ifite imizi kandi ishobora no kwera, ukaba wungutse urundi rubuto. Noneho nanone no hirya yaho nanone iragenda ikazana indi igakomeza, mbega ushobora kugira umurima munini ukabyara undi munini. Dusoza ikiganiro cyacu, reka tubwire abahinzi yuko ari byiza cyane kwita no ku mbuto, kuko umuntu agiye gutegura ubuhinzi bwe akita ku murima, akita ku ifumbire ndetse n'ibindi bijyana nabyo, ariko ntite ku mbuto cyane, dore ko imbuto igomba kuba ari nziza, atagera ku musaruro yari yiteze cyangwa se yifuzaga kugeraho. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro, mwari kumwe nanjye Eric Shaba, murabeho.